ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankuze bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yesu. Yesu. Katika jina la Yesu. Hey, Simoni, murira w'Imana gusa. Bashimeshe kumara imbaraga z'Yesu, imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu. Umuriro. Jesus. Umuriro. Umuriro. Jesus. Umuriro. Katika jina la Yesu. Fesaya bata. Rekosa someni. Izina rya Yesu. This time in you. Katika jina la Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, urabohotse mu izina rya Yesu. Urabohotse mu izina rya Yesu. Be santos koselema releva ala santike bon. Haryo wanyeretse jewe se? Ukuboko ntabwo gukora. Kuburyo nabonaga bizirikanye ngewe, nabonaga bizirikanye bitukarambura gutya. Sinkuzi ntuzi, ariko Imana irakuzi gutwa nkuzi. Hari umuntu wakubabarije umutima, na nuba cyakubabarije umutima, ariko Imana irambwiye ngo iragushumbushisha. Kozi w'Imana uri umwari w'i Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushisha. Hari ntawe ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Rakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu. Amen. kurwara n'inshuti zawe tugiye kubigenza gute? Hari icyo nkubeshyeye? Ni imanza zingahe? Harundi rurengaho? Ko mudakomye mu mashi? Shira iyo mikrofone iravuga humura. Iyo mikrofone ukoresha izunga n'isi yose. Shiraho mikrofone ndaguha niyi zibe ebyiri. Hari aho mbeshe ngo natwe imbere y'iteraniro. Naho. Imanza zingahe? Ebyiri. Ikindi yego utyo. Wicaye bigenze gute? Sura mikrofone yawe hazibutse, sibyo? Hanyuma rero reka twigirire gutya. Urumva mu mutwe bimeze bite? Wajya kunibagirwa ariko ndibagirwaga nkayoberwa, uzongera kwibagirwa iteka ryose. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ntabwo uzongera
kwibagirwa iki ndibagirwaga ibintu byose nkabona sinzi ukuntu bimeze mbese ibyo ku isi mbonaga nta gahunda bifite. uyu munsi gahunda zirabigize Amen. nawe ugiye kugira gahunda ariko Haleluya. Guma hamwe dusoza igikorwa. Hano hari Imana ra mbega amavuta ari hano we. amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana n'umugambi w'Imana bana mwese bakunze umwe gwa ministry n'amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Reka mbabwire ngo turi umwe cyane kandi Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza ibambika imbaraga. Babwire ngo ntabwo ari cyoroshye cyane ahubwo irakomeye. Imana yacu twizera iyo dukunda dukorera kandi dushimira umukozi w'Imana Sirasi wabaganirije kandi mugubwa neza mu ijambo ry'Imana. No umukozi w'Imana ufite amavuta y'Imana, no umukozi w'Imana ukorera mu gihe kiwe, no umukozi wuzuye imbaraga, wuzuye ubuhanga, wuzuye ubumenyi kandi nzi ko Imana imukoresha ari mu gihe cyiza cyane. Imana ibaha umugisha. Rero turakangurira kubana natwe muri byose, mukora comment, like and share, abantu mwandikishe ababikoze turabashimye nawe gerageza ubikurikire kandi turi mu bintu by'imbaraga y'amasengesho agaragaza ko tume dusenga Imana kwera. Uyu munsi rero turaganira amagambo agaragara mu gitabo cya Ezekiyeli ibice bibiri murongo wa gatandatu cyangwa se murongo wa gatandatu nk'uko abavandimwe batuye aho ngaho nyine bisobanura. Haravuga ngo kandi nawe mwana w'umuntu we kubatinya, ntutinye n'amagambo yabo, nubwo uri mu mifatangwe no mu mahwa, ukaba utuye muri Sikoropiyo, we gutinya amagambo yabo, ntushishwe n'igitsure cyabo, nubwo ari inzu y'abagome. Aya magambo ndashaka kubwira ngo komera, ndayasubiramo. Ezekiyeli ibice bibiri umurongo wa gatandatu haratubwira kandi nawe mwana w'umuntu we kubatinya, ntutinye n'amagambo yabo, nubwo uri mu mifatangwe no mu mahwa, ukaba utuye muri Sikoropiyo, we gutinya amagambo yabo, ntushishwe n'igitsure cyabo, nubwo ari inzu y'abagome. Ni amagambo akomeye cyane. Umurongo wa gatandatu hariyo amagambo akomeye dukwiye gutekerezaho tukibaza. Mani tugeneza cyane. Haragaragara amagambo akomeye cyane y'imbaraga yerekana abagome, abapagani, bafite ibicaniro bibi, abantu baseba ibishushanyo, abantu bakora amahano, abantu bakora byose, ndetse ari ngo n'Uwiteka ngo ntubatinye, Imana izabana nawe nk'uko yabikwemereye. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Iki gitabo rero dusomye cy'umugabo umwe witwa Ezekiyeli, kuko urashaka kubaganira ijambo ry'Imana mbere yuko dusubira mu bindi bintu tuganira ku nzozi. Ezekiyeli ni umuntu wakoreye Imana, avugana n'Imana mu buryo bukomeye, akaba ari umuhanuzi Imana yahamagaye, imuha amatangazo, imubwira ko igiye guciraho urubanza Abisirayeli no kuzana agakiza mu Bisirayeli bose. Kandi Ezekiyeli akaba umwana w'abuzi kandi wari umutambyi, ndetse yandikiraga abayuda bari mu bunyage i Babuloni. Igitabo kikaba cyaranditswe ugereranijwe mwaka wa 571 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo yari yakyandikiye rero kugira ngo abwire abayuda ko baranje gukora amakosa n'ibyaha, yuko ubwo bamaze guhunga ariko ko Imana izongera ikabagirira neza ikabakura i Babuloni, ndetse yuko izatsinda abisha babo. Avuga no gutsinda k'umwami wa Joakim, byose bisobanura n'ukuntu bagiye kuzajya i Babuloni, kuko bageze i Babuloni mwaka wa 597 kuko bagiye urusorongo. Kandi kino gitabo cya Ezekiyeli kivuga kuri Ezekiyeli, kuri Isiraheli n'abayobozi bayo, Ezekiyeli n'umugore wiwe Nebukadineza, ndetse n'ibyo ubwami. Rero bagaragara neza ko yandikaga i Yerusalemu, Babuloni ndetse na Egiputa. Uyu mugabo rero umubwiye kumenya ko yabaye umuhanuzi ukomeye mu gihe gikwiriye. Rero ntabwo ari nshaka gutindaho, nagira gusa mbanze nkubwire uwo ari we ubanze ubyumva. Intego yacu avuga ngo ntubatinye, ntubakukire umutima, ntutinywe n'amagambo yabo, ntukangwe n'ibyo bavuga ko ni inzu y'abagome. Utuye mu mahwa, mu mifatangwe no muri Sikoropiyo. Imana amubwira ngo genda ntubatinye.
uyu munsi ntabwo ndimo mvuga kandi Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iragendana nawe. Yambwira ngo ntubatinye. Ya magambo ushaka kuyumva. Aramubwira tumva koko mva nkubwira. Ni ikintu gikomeye dukwiye gusobanukirwa. Aramubwira tumva nawe mwana w'umuntu we kubatinya. Ntutinye amagambo yabo. Uyu munsi kino gitondo nkuzaniye ijambo ngo ntubatinye. Kandi ntutinye amagambo yabo. Uko yameze kose ntubatinye. Kandi nawe mwana w'umuntu ntubatinye. Witinya ibyo bavuga ngo bigukura umutima, ntubatinye. Nta ababarozi, abadayimoni, abasazi, abacuragura, abaroga, abavuga, abagambana, abaterekera, abagutuka, bakohereza amahembe, bavuga amagambo bashaka, ntubatinye. Ntubatinye. Dole master for la gloire. Ntubatinye. Iri ni ijambo ry'Imana ndimo mubwira abo muturanye bamuce ntubatinye. Niko Imana imukomeza uyu munsi kuko ntabwo irimo ibwira Ezekiel, irimo irabwira wowe umwana w'Imana, irimo irabwira wowe haleluya, irimo irabwira wowe munyembaraga, irimo irabwira wowe ufite imbaraga, irimo irabwira nta wundi irimo ibwira ngo nawe mwana w'umuntu ntubatinye. Ntugire ubwoba n'umunota n'umwe, n'isegonda, ntugire uwutinya, ntugire ugukura umutima, ntihagire uguhahamura, kuko ni inzu y'abagome. Ntutinye amagambo yabo. Hari nk'ibintu, hari ugutinya ubwabyo. Aha ni ugutinya ibikorwa. Witinya ibikorwa by'abagome, abagambanyi, abavuga, abagusakuriza, wibatinya. Cya kabiri, ntutinye amagambo yabo ashaririye. Ntacyo uzimarira, ntaho uzagera, dore uko wabaye niko bamera, niho bakomoka, n'ahagatangaye, aho wavutse naho ni uko mugeraho. Ibyo nabo ntutinye amagambo yabo. Imana muri kumwe, kandi ibyo bavuga bizacogora, wowe uzagira umugisha w'Imana. Haleluya, asifiwe Bwana. Hamwe ngo ntubatinye kandi ntutinye amagambo yabo. Imana ishimwe cyane. Wibatinya kandi witinya amagambo yabo, witinya amagambo yabo, witinya amagambo yabo, witinya amagambo yabo, witinya ibyo bavuga, witinya ibyo bakora, witinya uko bagenda, witinya, 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 nubwo ubona bikomeye zenguruka karindwi ucecetse. Haleluya. Reka nkubwire ngo ntubatinye. Bwa mbere ntubatinye, ntubakukire umutima. Kabiri, ntutinye amagambo yabo. Witinya amagambo yabo. Witinya ibyo bavuga, witinya ibyo bapanga. Amagambo yabo ashaririye, abeshya, aguhagurukira, wiyatinya. Ahubwo hagarara ushikamye, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Rero witinya, ahubwo uzura imbaraga, uzura imitsi yo gukora kw'Imana. Witinya, shikama, hagarara, ema, tuza, witinya. Witinya, witinya, witinya. Witinya. Hagarara wemye, hagarara ushikamye, hagarara ukora ibikorwa, hagarara umunyembaraga. Witinya amagambo yabo y'uruserero. Ninde, ni mukande, ava hehe, byagenze gute, wabo ntibasabwa. Ibyo bigamwa ngo ntutinye amagambo yabo. Nubwo utuye, nubwo uri mu mifatangwe. Urumva ijambo ry'Imana ryerekanye nk'amahwa y'imifatangwe. Amahwa afatingwa, amahwa akomeye aryanajombana. Kabiri kandi ngo uhagaze mu mahwa, nubwo uri kumwe nabo, nubwo wicaranye nabo, nubwo ugumana nabo, ko witinya ibigambo byabo, witinya amagambo bigufata ngo bagushyiraho bashaka mwumva utinye. Oya, ahubwo gira imbaraga, komera, hagarara wemye, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Soro nta mpamvu nimwe yo gutinya abo bantu bagukanga cyangwa kumva ko byarangiye. Ahubwo komera, shikama, gera kure, tekereza. Ni ijambo ry'Imana rikuburiye, rikubwiye ngo witinya. Witinya. Nubwo Bibiliya ivuze neza yeruye ngo nubwo ari imifatangwe, nubwo ari amahwa, ifatangwe urayumva, nubwo utuye muri we.
bivuze ngo nubwo utuye hagati yabo bose bavuga mukorana nabo mu kazi mubanaho mutuye hirya iyo za Buraya Canada za Amerika mu Rwanda hose aho muherereye nubwo baba wicaranye nabo ariko ntutinye amagambo yabo arahanda ni nk'amaho barakujombagura ariko ntutinye ahubwo ugira imbaraga kabisa. Ukaba utuye muri Scorpio. Scorpio ni agakoko kameze nk'inzoka gafite imurizo n'amaguru menshi karyana kubi kagira ubumara, bafite akanwa k'ubumara, bafite ibikorwa by'ubumara, baravuga bateye ubwoba, bafite uko bahagurutse, bakoresha indimi zabo. Zaburi 12 atubwira ngo mbonye ishyano kuko ntuye hehe. Iyo ngiyo bavuga amagambo ngo na makara y'umurotemo ngo giye mpora nshaka amahoro ariko bagashaka intambara. Ngiyo mvuze nta kindi bakora bahita bazana intambara bakangura. Rero by'ukuri nshuti y'Imana wo nkurikiye reka nkubwire ukomeze gukora subscribe. Imana iguhe umugisha rwose ntukomeze utabikoze. Data twese akugire neza. Tubonye neza ko muri mukabutuye muri Scorpio nukuvuga ngo wibanira n'amahwa ibana n'imifatango ariko unatuye muri Scorpio hagati aho ngaho yamirizi ryana amagambo aryana bajombana bavuga basebanya bateranya bagutanga imbere baguhara bikabagusiga umwanda bakutwara iyo babonye bafite ibigambo bakubitamo bafite ukuntu barwana n'abantu bafite ukuntu bagenda basigura amagambo ndetse bagera mu rwego rutari rwo bakarwana intambara idashoboka ukisanga bakora ibintu biremereye n'ibindi biteye ubwoba ariko wajya kure ugasanga burya nubwo birimo bivugwa byose muri ubwo buryo ariko ni muri ya mahwa muri ya mibabaro baguteje kagahi undi wakunanije imwe bikurushye bikugora bigutesha umutima uterwa ukumva ugeze kure ukumva agahinda karaje amarira araje. Ibyo byose ngo utuye muri Scorpio amagambo yaba aryana guteranya gusebanya kuvuga kukubeshyera ubugambanyi n'imbaraga zikuzimu bagutera. Iyo niyo bita Scorpio. Urumva na ahantu hatatu utuye mu mifatangwe ubana n'amahoro no gatatu utuye muri Scorpio. Iyo umufatangwe utakujombye ihwarira kujomba. Iyo utakujombye Scorpio gusigira mu bwabumara watambaho ngo waragiye ise yari umurozi nyina yakoraga ibi nibi uriya turamuza hanaha amagambo bicantege ibisongo ibigukubita ariko witinya ubu turi mu mbaraga zo gutambuka imbaraga z'abarozi bazaroga Imana irogore bazakubeshyera Imana ibeshyuze uzanenga umupaka uzamuka ugere hejuru uzagwiza imbaraga hagati y'ibikomeye ntabwo uzacogora ntawe uzagushobora icyo bazakora bazarwana bananirwe uzabyara wongera ubyare bumirwe uzabona akazi wongera ubona akazi bumirwe uzatabarwa hagati y'amakuba n'ibyago n'ingorane uzashyirwa n'Imana ishobora byose kandi Imana itabariza abana nawe ntabwo uzigera ugira agahinda n'ibibazo ko oya ntubatinye ntibagukura umutima ntuhagarara umutima ahubwo uhagarare wemye wakira imbaraga z'Imana Imana igutabara. Ngo nubwo utuye hagati y'amahwa ndabizi amahwa araharara kujomba we hari amahwa y'ubukene hari amahwa y'uburwayi hari amahwa y'ibigeragezo hari amahwa y'intambara hari amahwa haremere agatira mwana wanjye nubwo utuye muri ariko ntubatinye kandi ntutinye amagambo yabo. Ntubatinye kandi ntutinye amagambo yabo. Ntubatinye. We gutinya amagambo yabo. Imana ibisubiramo gatatu. We gutinya amagambo yabo. We gutinya akanwa kabo. We gutinya ibikorwa byabo ahubwo uhaguruke ukorera Imana wemye ufite imbaraga unesha uhaguruka ukomeye wambaye imbaraga ndende uri umuntu w'umunyabushobozi uhagarare weme wumve ko Imana iri kumwe nawe. Data wa twese akumpera umugisha. Ntutinye amagambo yabo. Ntutinye amagambo yabo. Ntutinye amagambo yabo. Iri ni ijambo ry'Imana ribyivugiye ntabwo ari iki. We gutinya amagambo yabo kandi ntushishwe n'igitsure cyabo cyangwa ntutitire ntutigite ntugire ubwoba ntibagutere gutigita mbega kuba nka taramurama ditere ngo nubona bahise ngo utange ndapfuye se nyibayeho baranyishe none nabigenza gute nakana kayabajemo harya bari kumwe nande bari bicaranye nande harya ubukubandebera none bande oya ntubatinye ibitsure byabo ngo ntutinye amagambo ntutinye induru nakandi ntutinye igitsure cyabo. Ntutinye n'igitsure cyabo nubwo ari inzu y'abagome.
iri jambo tuganiriye nubwo ari umurongo umwe wo muri Ezekiyeli ibice 2:6 ni umurongo umwe tuganire wonyine gusa ariko kubiye nk'ibintu bikomeye haravuga ngo nawe mwana w'umuntu we kubatinya. Icyo ni ijambo rya mbere. Kabiri, ntutinye amagambo yabo. Gatatu, hatarekera ngo nubwo umfata ngo no mu mahwa ukaba utuye muri Scorpio. Kane, isubiramo we gutinya amagambo yabo. Gatanu, ntushishwe igitsura cyabo. Nuvuga ngo aho hose ngo nubwo utuye turi mu isi y'imibonano nyarukiganiro cyatambutse narakubwiye ngo haraho umuntu agera hejuru hagera hasi. Rero abantu ntatinya ukumva arahamutse bari kumwe nande bavuganaga iki hari hagaze se yamavuga buri ibyo bakora ni biki ese buri yabyagenda gute ukajya no gusenga ufite ubwoba ukwiki. Ntubatinye, ntutinye igitsura cyabo, ntutinye amagambo yabo, ntugire ubwoba, wihagarika umutima. Kurya uzarya, kwambara uzambara, kubyara uzabyara, kwiguzigwa uzakora ubukwe n'utarabukora uzabona akazi uzakabona uzajya hanze yo kubyifuza. Umugambi w'Imana uriho ku bwawe kandi umugambi w'Imana urusha umugambi w'abantu. Umugambi w'Imana urakomeye, umugambi w'Imana ukora ibitangaza, umugambi w'Imana urashoboye, umugambi w'Imana urazamu mu kirimo. Ntubatinye, ntubakukire umutima, ntibagutere hamuka, ntiwumve bavuga oya ndakubuje mu izina rya Yesu, ahubwo uzura imbaraga. Ngo nawe mwana w'umuntu wibatinya. Niba hari ikintu kibabaje abantu muri iyi minsi ya none, niba hari ikintu gitebwa muri iyi minsi ya none, n'ubwoba turiho, turi mu bwoba bukomeye. Kandi koko ntago mwaduhora ubwoba bukomeye. Kubera iki? Umwuka w'abagambanyi. Abagambanyi bareze, bagambana mu mvugo, bagambana mu bikorwa, bategana imitego, muvugana bari kodinga, muvugana bahimba, bashaka gushyira umuntu hasi. Shyari ryarazamutse, abantu barangana, abantu ntibakundana, abantu ntibuzura, kuko zishyari riraza, ugeze ishyari riraza, ukibonye ishyari riraza, ipanze ishyari riraza, wabyara ishyari rikaza, ngira ngo no gupfusha hari bagira ishyari ntabamenya. Abantu bagira ishyari mu buryo bwo hejuru, abantu barwanya abandi bakabahagurukira. Ariko we ntubatinye, niko Uwiteka wowe ntubatinye, ntubakukire umutima, ntutinye amagambo yabo. Igitsura cyabo nikiguhagarika umutima. Gira ibyawe utuje, ntacyo uzaba, ndakurahira ntacyo uzaba. Kuva Imana iri mu ruhande rwawe uzagira imbaraga, uzongera ukomere, uzatera imbere, uzagera kure. Kuva Imana iri kumwe nawe ntabwo uzacogora. Imana izashyira muri byose. Data wa twese akomere umugisha. Imana amahoro igusura igusanga, ikwambika imbaraga, ukomere ntutsindwe, ntucike intege, kandi gukora n'Imana bikugumeho iminsi yose. Kandi wame wuzuye imbaraga zidasanzwe mu buryo budasanzwe, kuko harageze ko Imana Data wa twese irushaho kubana nawe mu rwego rwawe, mu nzira zawe, kuko washimye kubana n'Imana karamata n'ikizagukiriza. Rero amagambo akomeye ngo nubwo uturanye nabo, uri nturanye nabo, nubwo uri hagati mu mahwa, nubwo uri mu mifatangwe, amahwa akujomba, akubuza amahoro, akubuza icyerekezo, akubuza amahirwe, hamwe uburaho werekera, icyo ufata n'icyo ukora, wajya kugerageza bikanga, wajya gutuza bikanga, umwanzi agahaguruka, indwara zahagurutse, ibibazo byahagurutse, abarozi ntibatuje, abazambe ntibatuje, abatongera ntibatuje, avuba ntibatuje, abagupangira nabi ntibatuje, abaguhakira bacyahari bose. Ariko ngo ntubatinye kandi ntubakukire umutima. Nubwo uturanye n'izo Scorpio, uturanye n'izo ndyarya n'incakura n'abagome n'abasesezi n'abinjira n'abaguseseza n'abakwirukanka, ntubatinye. Ngo ntubatinye kandi amagambo yabo ntagutera ubwoba, ndetse n'igitsura cyabo ntigihagarika umutima wawe mu izina rya Yesu. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Ndababwira ngo nyine bakunda cyane kandi naruganiriza. Aha ngaha ni amagambo y'ubwenge. Imana ivugana n'umugaragu wayo kandi imubwira ibintu bikomeye. Iyo mvuze n'umugaragu wayo, ndashaka iri jambo mu buryo bwiza uryumvemo. Imana yabwiraga Ezekiyeli, ariko uyu munsi Ezekiyeli ntahari. Imyaka irenga 2,200 ngahe iratambutse. Ahubwo Ezekiyeli ni wowe uyu munsi wa none. Karitsiye tuyemo sinyizi, aho ukorera simpaba, aho muvukana simbizi, aho washatse simbizi, naho bagushatse simbizi, naho wavuye simbizi. Ariko Bibiliya yonyine yagaragaje ko utuye hagati y'amahwa, ihwa mu mbavu, mu jisho, ku maguru rijombagura. Kabiri, imifatangwe. Gatatu, uba muri Scorpio indani, aho Imana yabwiye marayika avuga ngo wandikire itorero uribwire ngo nzi kaho utuye ariho hari intebe ya Satani, ngo ariko humure nzakurinda mu minsi yo kugeragezwa.
Umarayika w'itorero simwibuka neza ariko ndumva ngiye kumureba nta kintu ntwaye iryo torero ryaryo wandikire marayika ni mu byahishuwe ni mu byahishuwe ndumva nibwira ko byahishuwe mu byahishuwe haravuga ngo nzi amakuba yawe ni byahishuwe 2:9 nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe ariko rero uri umutunzi nubwo utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo ahubwo abo mu isinagogi ya Satani ntutinye ibyo ugiye kubabazwa dore Satani agiye gushyira bamwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Yego urumva ibintu byoroshye. Iyo ukomeje gusoma ukareba byashoboye hata 8 ngo nzi imirimo yawe dore nshyize imbere urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga kandi kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryawe ntiwihakane Imana. Imana rero kugire neza ngo nzi ko aho utuye ari mu isinagogi ya Satani. Imana nta kintu bitazi. Imana izi ibintu byose. Imana izi ukurengana. Imana izi abakurenganya. Imana izi ikintu cyose mu buzima bwawe cyakubaho. Imana irakuzi. Imana izi intambara urwana nayo. Kandi Imana ndetse urebye mu yandikiye mu cebe navuga ngo nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi nkuko wagenzuye abita intumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma uzi kwihangana kandi warenganijwe izina ryanjye kandi rero mfite icyo urumva aha hantu kuba utuye ngo nzi ko ari intebe ya Satani nzi ko ahura ari intebe ya Satani ibaze kubwira Mariya nzi yuko aho uri hariho hari intebe ya Satani aho rero abantu b'Imana utuye muri Scorpio mu mahwa no mu mifatangwe birasaba rero ko nawe utagomba kubatinya utagomba gucika intege nzi aho uba n'urwandiko yandikiye marayika w'Iperugamu aramubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'Iperugamu ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga amagambo ati nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Iyi Perugamu ni yasobanura ngo nzi yuko ahuba ari intebe y'ubwami bwa Satani iri nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranuka kumpamya uwiciye iwanyu aho Satani aba. Uyu mugabo Antipa bamutetse mu kigirwamana cy'inka arashya neza ararangira bamujugunyamo baratwika. Urumva hari intebe ya Satani. Aya magambo arahona muri Ezekiel ibice 2:6 ngo nzi ko ahuba hari amahwa hari Scorpio ndetse hari inzu y'abagomero. Ikintu kiri ntubatinye ntuhuke umutima ntuhagarare ntuhungabane ntugire icyuba kuko ni inzu y'abagome nta mpamvu yo gutinya. Ngo umubwire ngo nzi yuko ahuri hari intebe ya Satani. Ahamubwira ati rero ntubatinye. Icyambere ntutinye amagambo yabo ntubakukire umutima kandi ikindi cya kabiri ntukangwe n'igitsure cy'abadayimoni ku buzima bwawe. Aya masaha ni iminota ndakubwira ijambo rikomeye ngo ijambo ry'ubuhanuzi cyane ko ngewe nemera ubuhanuzi ariko iyo bushingiye kuri Bibiliya aho mba naryohewe tavuze ko n'Imana itavuga iravuga ndayumva irakora ndayireba ariko urumva ikintu kiba kiyari n'uburyo Imana igenda ikora. So rero ndakumenyesha ko Imana nyiri ijuru n'isi
isi. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza yagiye ukora. Nta mpamvu yo gutinya, nta baranyica, nta barandoga, nta barandwanya, nta baramiga, nta badapfuye. Oya, gira ibintu ureba wikuka umutima biguhahamura. So baguhamagaye, hagarara wemye, egera Imana igufashe, egera Imana igutabare, kuko yavuze ngo ntubakukire umutima. Ni inzu y'abagome tu. Nyamara burya ni inzu y'abagome. Ukuri ni inzu y'abagome pe. Kandi nawe mwana w'umuntu we kubatinya, oya ntubatinye rwose. Ntugire umuntu kukira uyimutinya. Kabiri, ntutinye amagambo yawe rwose. Ntutinye amagambo yawe nubwo uba mu mifatango no mu mahwa, ukaba utuye muri sikorope, we gutinya amagambo yabo. Kandi ntugire ubwoba n'igitsure cyabo nubwo ari inzu y'abagome. Muri make nta gitsure, uzabaho, uzarama, uzatera imbere, uzakomezwa, uzagera kure heza cyane. Njya mbona babwira buri munsi ngo nge singiraho mbika ibimbabaza, haruzuye ndaje ndavidura mvanamo. Sinkangwa n'uvuga, natera ubwoba n'igikorwa nikoreye. Sinkangwa n'inama z'abagambanyi. Kubira navuze ngo ni ukuri bazaterana, singize babateranije, kandi sinari ndi kumwe muri bo. Pfa kuba Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Rero nawe ukomere, ugwize imbaraga, witinya. Kuba uyu munsi bakuvuga ukababara, nuko utaruzuza ahantu hose. We huzuje ijambo ry'Imana, huzuza ibitangaza, huzuza imbaraga, huzuze gukomera, huzuze gukorera Imana, huzuze kuvugana n'Imana, huzuze gutabara n'Imana, huzuze kugendana n'Imana, urebe ko hari icyo uzaba. Wibatinya, nashaka abacuragura afite nyabingi yaravuye he, yaravuye kubizana, akora n'abarozi bakomeye n'abacuragura. Uko babangana kose, inteko y'abantu uko bakwishyira hamwe ngo bakurwanye, bafite imbaraga, bavugana batavuga, bakwijana. Ibyo ntubitinye, haguruka wemye urwane inkundura, kandi uzatsinda, kandi uzagera kure, kandi uzatabarwa. Umugambi w'Imana uzakuza mu rwego rudasanzwe, uzisanga wageze ahantu kure kuko uhagaze ugashikana n'Imana. Rero ibyo bakoze barabikoze, enough is enough. Ntabwo bazongera kubikora, ntacyo bazashobora, ntacyo bazagutwara. Uzahora buri gihe utsinda, kandi wongera utsinda, kandi wongera kuvuga neza. Amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana bashyigikire, muhahe muronke ibyo mu bikora byose. Turabwira ngo ni kumwe bw'abera minisitiri kandi amateka uzahinduka. Imana ibaho umugisha. Genshima kukubwira ngo ntubatinye, ntubakukire umutima. Abo mvuga wabumvise, ariko wese mvuge ngo ni kanaka we ntabwo umuzi, ntabwo uzuguhahamura, ntuzi yaje, ariko wikuri mu bwoba. Yari kumwe nande, yari yicaranye nande, ninjye bari kuvuga, dore barandoze, barandeba, iyo ntambutse barambona. Ukagenda wikandagira, ukagenda uzi umufuka wagize ubwoba. No, tera intambwe yawe, genda kwa wakati wako, kwa mwendo wa kujidai, wumve kuri kumwe n'Imana yawe, kuko ntugomba kubatinya. Aya barozi no, amagambo y'abagome no, amagambo avuga nabi no. Ntugire ijambo n'irutinya ry'abantu, we gusutinga igikorwa wikoreye, ariko ibindi byihorere. Imana iri kumwe nawe. Reka mvuga ijambo rimwe gusa ngo shalom shalom. Mavuta y'Imana aze kuri mwe. Bye. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka, ukamwita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.